ndabasuhuje rero mbabwira nti aho muri hose mugomeze kugubwa neza no kugira amahoro y'Imana muri Kristo Yesu. Jewe ubasuhuza ni Havugimana Moise, ndabakiriye mu mwanya w'ijambo ry'Imana mu kiganiro ukuri kubyerekeye Imana. Nyuma y'umuririmbyi mwiza rero utubwira ngo iby'Imana ikora biradutangaza, turakomeza n'ikiganiro ukuri kubyerekeye Imana. Nyuma y'umuririmbyi tubwira ngo iby'Imana ikora bidutangaza, dukomeze ikiganiro ukuri kubyerekeye Imana. Tegura umutima wawe tuze tuganire ku kiganiro ukuri kubyerekeye Imana. Umuririmbyi ati ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gitoya. Hari abantu barizwa n'ibyago biriho, nyamara ndagira ngo mbabwire ko ari byo mu gihe gitoya, n'ibigihe gitoya none n'igihe gitoya. Nyuma y'uyu muririmbyi dukomeza ikiganiro ukuri kubyerekeye Imana. Ni ikiganiro duhabwamo impuguro ku ijambo ry'Imana. Dusubizwamo bimwe mu bibazo abantu baburiye ibisubizo, abantu bibaza. Iki ni ikiganiro ukuri kubyerekeye Imana, tubasha kwibonera ibisubizo tubisesenguye hamwe n'abakozi b'Imana. Nibutse neza yuko iki kiganiro ari inkuru yanditse dusoma mu gitabo cyitwa igitabo cy'ubwenge bumenyesha ukuri kubyerekeye Imana. Iki Imana yaduhitiyemo ni ukugira ngo tuzagere mu ijuru amahoro. Niko umuririmbyi yavuze, nawe ukwiye kumenya ko iki Imana iguhitiramo ari kugira ngo uzagere mu ijuru amahoro. Nk'uko Eliya yajyanywe n'ingoga, niko nawe ukwiye kuzagenda. Ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Ati ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Ushobora kutwandikira igitekerezo cyawe kuri WhatsApp cyangwa se ukatwandikira SMS isanzwe. Ushobora kutwandikira igitekerezo cyawe kuri WhatsApp cyangwa se ugakoresha SMS isanzwe kugira ngo tubashe gusabana no kuganira no kungurana ibitekerezo. Ushobora kuba ufite icyifuzo watwandikira tukagusengera. Ushobora kuba ufite igitekerezo waduha bitewe n'inyigisho tukugezaho, ukaba waduha igitekerezo, nabyo birakenewe. Ushobora no kwifuza kutubera umuterankunga w'iki kiganiro, byose birakenewe, twakwakira. Ushobora kutwandikira kuri nimero ya WhatsApp cyangwa ukatwohereza igitekerezo kuri SMS zisanzwe ukoresheje SMS isanzwe. Nimero ushobora kutwandikiraho ni iyi ngiyi. Nimero ni 078492 167. Nimero ushobora kukwandikiraho ni 078492
167 maze ukabwira igitekerezo. Ushobora no kutwandikira ku mbuga nkoranyambaga. Ushobora kutwandikira kuri email y'Ururembo Rwera. Kuyigeraho no kwandika Ururembo Rwera tv5@gmail.com. Hanyuma dukomeza ikiganiro kuri kubyerekeye Imana. Nyuma y'umurinzi mwiza watubwiraga ngo iby'Imana ikora biradutangaza. Dukomeza ikiganiro kuri kubyerekeye Imana. Tugeze ku gice cya 14 rero cy'ikiganiro kuri kubyerekeye Imana. Ikiganiro mbashimira kuba mukurikira mwese ndetse munakunda. Imana ibampera umugisha. Nabibutsaga yuko mushobora no kudukurikira kuri Facebook, naho no kwandikamo Ururembo Rwera. Instagram naho no kwandikamo Ururembo Rwera TV5. Hanyuma mudukurikiye kuri YouTube, ndabibutsa gukanda subscribe kugira ngo mubashe kujya mubona ibiganiro byacu kimara kubitunganya. Murakoze. Mbashimiye kuba mudukurikiye muri iki kiganiro. Imana nyiramahoro ibaha imigisha. Reka dukomeze n'igice cya 14 cy'ikiganiro ukuri kubyerekeye Imana. Hanyuma igice cya 14 cy'iki kiganiro ukuri kubyerekeye Imana cyangwa se icyigisho ukuri kubyerekeye Imana gifite umutwe cyangwa se insanganyamatsiko igira iti ese kuki Imana ireka ibibi n'imibabaro bikabaho? Ese kuki Imana ireka ibibi n'imibabaro bikabaho? Niki cyazanye imibabaro mu bantu? Nawe ujya wibaza icyo kibazo, ariko ni byiza kwibaza ku kintu nk'icyo. Imibabaro tubona cyangwa se abantu bahura nayo nibo ubwabo bayizanira. Imana irema umuntu yari yaramuremeye ubuzima bwiza, ntiyari kuzapfa, ntiyari kuzarwara, ntiyari kuzasonza, ntiyari kuzavuga ati ndabuze imyambaro. Oya, ahubwo umuntu yari yararemewe kugira ngo nawe abeho neza, ajye aramya Imana kandi ayihimbaze. Ariko hanyuma y'uko umuntu aremwe gutyo, yaje gutandukira, yitandukanya n'Imana yamuremye, bityo yikururira umuvumo. Akenshi turavuga ngo Satani yashutse umuntu, bityo icyaha tukagikura ku muntu tukagishyira kuri Satani. Ariko mu gice cya 2 cy'iki gitabo twavuze ko uwazanye icyaha n'uwagikoze bose bazahanwa kimwe. Impamvu bazahanwa kimwe nuko umuntu afite ubwenge bwo kwihitiramo ikibi cyangwa icyiza. Ariko iyo umuntu ahisemo ikibi, aba ahisemo umuvumo. Ibintu bibi byose n'imibabaro byazanywe n'abantu biturutse ku muvumo w'ibyaha byabo. Ni gute abantu bikururira imivumo cyangwa se imibabaro? Ikintu kibi cya mbere cyane kibaho ni urupfu. Ariko urupfu rwazanywe n'umuntu Imana yabujije gukora icyaha, yarangiza akagikora. Kandi ikindi kintu kibi ni umuvumo wavumwe ubutaka, nawo wazanywe n'umuntu, niwe Kayini. Yabwiwe ngo kuko umennye amaraso yari umurumuna wawe kuri ubu butaka, nawe uzabuhinga ariko ntibuzakwerera. Imibabaro iriho muri iki gihe nayo izanwa n'abantu. Uburwayi butavurwa buzanwa n'abantu bakoresha imibiri yabo mu buryo butagenwe, nko gushakana kw'abantu bahuje ibitsina, kujya mu bapfumu bakabaha ibintu bazi ngo nibakiza, nyamara bikabahindura ibigoryi. Izo ndwara iyo bamwe bamaze kuzandura, bazanduza n'abandi. Mukanyamutsi abantu bararemye kandi indwara barwaye zaburiwe urukingo. Umuntu ariba ari umugabo agafatwa agafungwa, iyo ni imibabaro aba yizaniye, ndetse adasize n'umugore we n'abana. Umuntu akarwana mu kanya bakamumena umutwe, ejo akaba ikidebire. Iyo ni imibabaro abantu bizanira. Umuntu akajya ruswa, ejo bakamwirukana mu kazi, maze umuryango ukabaho nabi. Iyo ni imibabaro umuntu yikururira. Umuntu akabyara umwana akamuta, ejo umwana agakura nabi ngo yabaye mayibobo. Umuntu akabyara abana
ntabatoze gusenga no kubaha Imana, ejo ati babaye ibirara. Umuntu akabyara abana akanga kubarira ngo bige, ejo ngo ntacyo bazigezaho. Iyo ni imibabaro izanwa n'abantu, ariko byose biterwa no kutamenya Imana ngo bakore ibyo gukiranuka. Impamvu abantu benshi babaho nabi ni uko bamwe bahitamo kugirira nabi abandi. Ibyo mbibuze nk'umuhamya ukomeye kandi uzi ukure. Ndatanga n'ingero nyinshi, aho usanga niba ubutunzi buri mu gihugu bungana na miliyoni 10, miliyoni 7 zihariye abantu 3, abandi bose bagasaranganya 3 zisigaye. Umuntu niba ari gutanga akazi muri kampani runaka akagaha bene wabo gusa, nyamara hari n'abandi bayeho nabi bakeneye ako kazi. Usanga umuyobozi yaka inkunga y'abakene yaza akayirira, maze ejo ngo bishwe n'inzara. Aho usanga umuntu ari umukire muri quartier afite imodoka, ariko niwamwitabaza umuvyeyi ari kunda ngo amutware mu kanya bati umwana mupfiriye mu nda ataragera kwa muganga. Aho usanga umuntu aturanye n'abantu afite imodoka, ariko yakoresha ubukwe akajya kwikodesha, yabura yo kwikodesha akagenda n'amaguru, bati ubukwe bwabaye bubi bagiye n'amaguru. Aho umuntu asohora undi mu nzu akamuta hanze amuziza amafaranga, mu kanya bati umuntu ari mu bibazo, ari mu bitaro arwaye malariya. Aho umuntu agambanira undi kugira ngo yirukanwe mu kazi, ejo ngo abana baburaye. Aho umuntu aroga undi akamuhindura umusazi cyangwa ikigoryi. Aho umuntu atamba abana be ngo abone ubukire, ejo ngo abana babaye ibigoryi. Ibyo byose ni ibintu bibaho kandi biriho, biza bikagera ku bantu ariko bizanwa n'abandi bagenzi babo. Kuki Imana yemera ko ibyo byose bibaho? Mbere na mbere reka nkubwire ko ibabaro y'abantu bari mu isi nta ruhare Imana iyifitemo, kuko abantu ubwabo nibo bayizanira, nibo bahinduye isi mbi, nibo bicana, nibo biteza inzara, nibo bateza inzara bagenzi babo. Impamvu rero Imana ibireka bikabaho ni uko atariyo iyoboye isi, ahubwo isi iyobowe na Satani hamwe n'abantu. Bityo rero abantu na Satani nibo bahitamo ibigomba kubaho muri bo. Iyo bahisemo ikibi nibo babyihitiyemo, baba bagomba no kwirengera ingaruka zabyo. Ikintu rero abantu batazi ni uko Satani ayoboye isi atari biherewe uburenganzira. Niyo mpamvu nawe yavumwe n'abifatanyije nawe nibivume nka sebuja. Iyo rero abantu bahitamo kuba ku ruhande rw'Imana, Imana yari kubana nabo ikanabasubiza ishusho yayo n'umwuka w'ubugingo. Ariko abantu bahisemo ikibi, maze bizanira umuvumo gusa. Hahirwa abemeye Yesu umwami n'umukiza, kuko azabasubiza ubwiza bambuwe n'umushukanyi. Imana nayo iri kwitegura kuzana ubwami bwayo mu isi kugira ngo ikureho ubwami bw'abantu na Satani. Hahirwa abazamura ubwo bwami, kuko nta mibabaro izabamo. Imana izayibakuriraho yose. Ibyahishuwe igice cya 7 ku murongo wa 13 kugeza kuri 20 ushobora kuhasanga inkuru ivuga gutyo. Kuki Imana ireka Satani n'abantu bakayigomekaho? Hari abavuga ko ahari Satani yabarusha imbaraga Imana, ariko ubundi impamvu Imana yaretse Satani nuko abantu ubwabo bari bahisemo Satani kuruta uko bahitamo Imana. Imana nayo yagaragaje ko atari Imana iyoboresha igitugu, maze irabareka kugira ngo ibereke ko ntacyo bashobora batayifite. Buriya abantu bajya bibwira ko bageze kuri byinshi, iterambere n'ibindi, ariko iyo baba bari kumwe n'Imana baba barageze kuri byinshi biruta ibyo bagezeho. Ikindi abantu birengagiza nuko nubwo ugera kuri byinshi, ariko ejo urapfa ukabisiga, ariko iherezo ryawe nyuma yo gupfa ni erega nawe utarapfa ukwiye kumenya ko Imana igiye kuzana ubwami, igiye kuvanaho ubwami bw'abantu na Satani. None utarakoreye ubwami bw'Imana azaba he? Ni mu nyanja yaka umuriro.
kuko kuba rero Imana yemera ibiba mu isi byose bikaba si uko abantu na Satani bayirushije imbaraga cyangwa ubwenge, ahubwo ni uko yabaretse ngo babanze bishimishe mu bibanezeza, kandi Imana yagira ngo ibanze igize umubare w'abatazifatanya na Satani, maze ikazabagabira ubugingo bushya mu bwami bwayo. Imana yirukanye Satani mu ijuru, ntiyananirwa no kumuca, ariko igihe kiregereje Satani arimbukane n'abamukoreye, Yesu yimane ingoma n'abamukoreye. Ni iki twakora? Ntekereza ko wowe naho waba umunyambaraga nyinshi ntacyo wakora kugira ngo imibabaro ishireho cyangwa kugira ngo abantu babane amahoro, ariko hari icyo wakora wowe ukarokora ubuzima bwawe. Nubwo wowe utazabura abakuzanira ibabaro, ariko Imana izayikurinda, kandi n'igihe Imana izazanira ubwami bwayo uzature muri bwo. Bibiliya iravuga iti ibisitaza ntibizabura, ariko uhazabona ishyano ubizana. Luka igice ni icya 14 umurongo wa mbere, iyo nkuru wayihasanga. Wirinde kugira umuntu uhemukira, niba hari icyo ufite uhe utagifite, ntukagambanira abandi, ntukibe iby'abandi, ntukabeshere cyangwa ngo weshere abandi. Wirinde utagira umuntu n'umwe uhura n'imibabaro biturutse kuri wowe, kandi ube ku ruhande rw'Imana, uhunge Satani, kuko Satani azarimburanwa n'abantu bamushyigikiye mu migambi mibi yo kwigomeka ku Mana. Hahirwa uwumva aya magambo akayakomeza. Matayo igice cya 7 umurongo wa 24. Murakoze, nimugire amahoro ya Nyagasani. Naho iki gice cya 14 kirangiriye, cyatubwiraga ko imibabaro iri mu isi, kikatubwira n'impamvu Imana ireka bikabaho. Rero ndabashimiye ko mwadukurikiye. Reka hari dutumve iyi ndirimbo gatoya, maze tugaruke tubasezeraho. Mbabwira yuko ndakunda cyane. Reka twumve iyi ndirimbo irangire, maze tuze dusoze dusezeranaho. Mugire amahoro ya Nyagasani. Iyi ndirimbo nziza ivuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza. Ati ifite ibyiringiro bifite ubugingo, kandi ifite umugabane mu ijuru. Umuririmbyi avuga neza ati ifite ibyiringiro bifite ubugingo, kandi ifite umugabane mu ijuru. Mwibuke iyi nyigisho twasomaga mu kanya, tubwiraga yuko Imana iri hafi kuza kuvana ubwami bwa Satani, hanyuma abantu bafite umugabane mu ijuru bazimana na Yesu muri ubwo bwami. Iti ibyiringiro bifite ubugingo, bifite umugabane mu ijuru. Umugabane mw'ijuru. Reka mbashimire abantu mwese twari turi kumwe muri iki kiganiro, ukuri kubyerekeye Imana. Mbabwira ngo mwakoze kudutega amatwi no kuduha umwanya wanyu. Ikiganiro mbashimira kuba mukurikira, hanyuma mbararekera kuzakurikira n'igice cya 15 ku munsi w'ejo. Aho muri murare neza, mugire amahoro y'Imana. Shalom, shalom, shalom.